reba kandi wumve isi dutuye. Uyu mwuko ufite mu isoko uravuga iki? Uramwuka ubara nta muntu ushaka kumenyana ndi mu isoko bino ntawe kuko hari umuntu udashobora kumva umuntu w'umugabo bari kubona ukusa amashusho bari kuyabona ariko ufite umwuko mu isoko. Hari uramwuko reba kandi wumve isi dutuye. Noneho nazanye umuti ushiramo nguha ugashira mu murima wawe umujura agahagararamo uruhereko. Uruhereko naruzanye. Reba kandi wumve isi dutuye. Hari umwana w'umuhungu wacuruzaga amayinite muri rasoko mu Rugarama. Telefone aza kuyibona ariko ayibona yamenetse, ariko wayitwaye n'ubundi yanga kugaragara. Byo byatewe n'iki? Impamvu kirana gikoze reba kandi wumve isi dutuye. Bakwibye iki? Uri mu rugo iwawe? Ihangane gato mu minota 30 ndi kumwe n'umunyamakuru ndaza kukuvugisha ibintu bya biragaruka. Ntugire umuntu usangira nawe. Reba kandi wumve isi dutuye. Guma mu rugo iwawe ndaje nguhamagare ngufashe ugize usangira nawe umuti ushobora gupfa. Urakoze cyane. Sawa. Twakomeza kuvugana n'umuntu turavugana nagije. Reba kandi wumve isi dutuye. None bari muganga nagusubize mu rugo iwawe. Nese sumbwe ngo ni wowe. Hagiye ukumva. Sumbwe ngo ni wowe mukorera. Umva se wa igicucu cy'umukobwa ubona ngaho. Reba kandi wumve isi dutuye. Ntazagira umuntu kurira amafaranga uri umunyarwanda muri umunyamahanga. Ngero umanura inkuba uzampamagare ngufasha guha ibyawe. Reba kandi wumve isi dutuye. Nyine mbwiza kuri nimburi rumanura inkuba rwose amafaranga yo nta kibazo pe kuko meruka nyine wavuga ngo atuye ahantu imusanze ahantu ugana za muko gutyo sinahaza ariko niko numvaga avuga. Nibyo rero ndasubije ndi kukubwira. Allo. Ni muganga rumanura inkuba muri kuvugana. Uyu muntu wamurereye amafaranga kandi wamwibye bimajije kugaragara uranyumva? Rwose mujye mumfasha muri kurya amafaranga y'abaturage. Nta muntu uzanyeba ngagira amahoro nabivuze kesh. Urumva? Rero urumva ko reba kandi wumve isi dutuye. Mpamagara audio. WhatsApp video. WhatsApp call. Video. Mpamagara urebe neza kari ari wowe. Karimani nko muri kuvugana. Reba kandi wumve isi dutuye. Izina ryawe rikomeje kuba icyamamare none rubanda bari gusahura abantu uko bukeye nuko bwije. Barabibye kandi na cyane. Ariko umuntu uzakwibuza mpamagara umbaze. Gera umanura inkuba. Nimero yanjye iraho ngaho 078 422 Iyo ni nimero yanjye. Nuramuka uhereje umuntu amafaranga y'amagabo bati ndi rumanura inkuba. Ukagira amahari kuko wakuri nimero yanjye uzampamagare ngufasha. Reba kandi wumve isi dutuye. Yewe urakambwira abanyarwanda ntasharingira. Yego. Oya vraiment. Nukenera ko utera imbere uzanshake ngufasha. Kongera tubaha ikaze kandi tubashimire inshuti zacu zakadasohoka muduhozaho amaso umunsi ku munsi mukaduhozaho umutima aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Ubwo ndavuga bari mu bihugu bitandukanye by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'indi migabane n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda. Birashoboka ko waba uri umunyamahanga ariko ukaba wumva ikinyarwanda nkuko natwe twumva indimi z'amahanga. Mwese tubahe ikaze kandi tubashimire. Twababwiye ko tuzajya duhara tubazanira inkuru n'ibiganiro binyura imitima yanyu ariko byinshi hakabaho ibyo nyine mwibaza uko bukeye nuko bwije. Kambanze mbabwire ko uyu mugabo muri kubona kuri kamera ni umugabo umaze kuba icyamamare hano mu Rwanda ku bitangazamakuru bitandukanye yitwa Rumanura Inkuba. No kuvuga ngo iri zina uramutse ugiye kuri YouTube ukandikamo Rumanura Inkuba azahita azavuba umubone uzabona ibikorwa bye bijyanye n'ubuvuzi by'umuco w'abanyarwanda. Uyu mugabo rero akaba amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda. Impamvu mbivuga ubushize mwabonye inkuru yacu twanayipostinze hano hasi twakoze icyo bita pinning. Ni inkuru yakoze mu isoko ryo mu Rugarama. Ni nyuma y'igihe kitari gito yaramaze mu gihugu cya Tanzania ahari ise umubyara. Avuye Tanzania rero
yaje hari abantu benshi bamukeneye bamushaka maze anyarukira mu isoko ryo mu Rugarama. Tumaze kumenya ko yerekejeho natwe twamusanze. Ibyabereye muri iryo soko nibyo dushaka noneho ko tumubaza cyane ko yahakoze ibintu bisa n'ibitangaza bitandukanye. Ariko nimba ushaka no kureba icyo kiganiro urebe hano muri commentaire twapininze ugikurikirane. Hanyuma Rumanura Inkuba rero akabazwiho ibintu bitandukanye cyane cyane ku bintu byananiranye ku bantu, uburwayi butandukanye, warazinzwe, waribwe n'ibindi byinshi ashobora kwivugira. Tubanza tumuha ikaze nk'ibisanzwe, ntabwo ari umushyitsi n'umusangwa. Tunamushimira ko igihe cyose tumwifuje nk'umusitari duha ikaze akavuga ati ni karibu twakire nanone Rumanura Inkuba. Tunagushimira ko wongeye kuduha kano kanya. Murakoze cyane. Nabwiye abanyarwanda ko tugiye kuganira. Ubushize twagusanze mu isoko, rubanda bakubise bavuye imihanda yose, ndetse n'abaturutse za Kigali baje gupakira ibitoki, baje gupakira amasaka, baje gufata ibihingwa bitandukanye. Nawe tugira gutya rero tugusanga mu isoko ariko uko banutse mu gihugu cya Tanzania. Mbere ya byose banza tubwire kuki ugeze mu isoko abantu bakangarana ukabona barakwirundaho. Ngende umuvuzi gakondo nahereye kenshi mbibabwira, mfite imiti ituma ibintu byanje bigenda. Yego, iyo mvuye mu gihugu cyo hanze kenshi hari igihe baranshatse mu Rwanda bakambura, nagera mu Rwanda hari icyo barampamagaye ku matelefone nkaba gahunda igiye nzazira. Niyo mpamvu iyo ngeze mu Rwanda abantu baba bashaka kugira ngo bandebe mbafashe ku bibazo bagize gute bafite. Yego, dusubire inyuma gato. Ubundi mu magambo make, ushize twamenye ko wavuye Tanzania ariko ntabwo watubwiye icyari cyakujyanye. Nubwo hariyo umubyeyi wawe, ariko tubwira ubundi wowe wajyanye umweyo ni iki mu by'ukuri. Kenshi ikinjyana Tanzania urabona mu Rwanda nawe uvuze kenshi amashamba. Mu Rwanda nta mashamba arimo abamo imiti. Kenshi njya Tanzania ngiye kuzana imiti, dore nk'umaze iminsi muri Malawi. Yego, ubwo twahuye mu Rugarama hari umuntu wese umumagara muri Malawi nja kumufasha. Nageze n'umunsi w'ejo. Ni nabyo natwe twaragushatse nyuma y'ikiganiro turakubura, kandi natwe twiyemeje ko mu gihe wemera ko ibi bikorwa byawe tubimenya, natwe twemeye ko tuzadushiramo nimero yawe kugira ngo n'ugukeneye akubone. Twabonye rero ufite imbaraga. Ndashaka tuno tuntu ntukubaze abantu bari kureba ino foto. Uri kongorerana n'umuntu, nashaka aze kubyumva nyuma asubire inyuma abyumve. Uri kongorerana n'umuntu umubwira ngo iwabo bari bafite za Nyabingi. Ibi bintu wowe ubibwirwa n'iki? Kuki ureba umuntu ugahita umubonamo undi muntu? Impamvu jewe hari abantu benshi baje kwivuza bakagera ahantu bagasanga bafite amahembe, bafite inzoka, bafite ibindi bintu mbese biteye ubwoba. Bura rero nshatse kuvuga ku bintu bijanye n'amahembe. Amahembe ntabwo ari amahembe y'inka mujya mubona manitse ahantu. Ahuko amahembe nambase imiti runaka ni ibintu biba biri mu muntu muri we. Iyo ugiye kumuvuzi gakondo bino bintu tubiragwa n'ababyeyi, baguha iyo miti bakabikurasaga ku buryo aho ugeze hose ushaka kureba umuntu akavuga uti uyu muntu afite ikibazo. Kubera iki? Kubera bya bindi bikurimo. Amahembe ntago byandi bimanitse mujya mubona. Uyu mukecuru waramubajije, ngiye kumva numva arabyemeye, aravuga ngo byari bihari, ngo hari n'ibyo batabye mu rugo, ngo ariko ngo banze kubikurikirana. None urangira umubwira uti ibyo nibyo bikwica, nibyo kubera iki? Ubu yarakize uriya mukecuru. Impamvu jewe iyo ubundi ugeze hano mu rugo iwanjye, yego, ucinjira ukirenga porutayi winjiye, ibibazo byawe byose mpita mbibona. Mfite imiti nkoresha itabonwa. Hari n'abandi ari nayo maso ari gato. Ari nayo mpamvu nkunze kubwira abanyarwanda namba abanyamahanga, si ngombwa ngo uteguze kundeba. Nimero yanjye narayibahaye ni 0784221787. Wandika muganga Rumanura Inkuba. Yego, iyo nimero bakuri WhatsApp. Urampamagara waba uri hose nkagufasha. Si ngombwa ngo utege ngo ngiye kureba muganga. Urampamagara nkagufasha, nkakubwira ibyo ukora uri wawe, nkakurera ikibazo ufite nawe ukabyibonera. Urakoze. Noneho hari ikindi kintu rero nshaka ko nkubaza, cyo kiranakomeye. Hari umwana w'umuhungu wacuruzaga amayinite muri rasoko mu Rugarama. Telefone aza kuyibona ariko ayibona yamenetse, ariko wayitwaye n'ubundi yanga kugaragara. Byo byatewe n'iki? Impamvu kiranagikoze ni ukuvuga ngo nkunze no kugira abantu inama. Bagutwaga telefone 5,000 ngo ugiye guhamagara muganga.
bakwibye 10,000 ngo ugiye guhamagara muganga. Ngewe ubu ngubu nca igiceri c'100 ariko ubu nca 51 n'ijana. Yego. Hari umuntu wo kumumagara nca gufata agatelefone ariko ashaka ko ari umurwayi ugasanga arambuze. Mwanyanganira ngafata telefone. Nta kibazo. Bakoze cyane. Yego. Ngira ngo murabyumva n'umuganga uba uri kumwe n'abantu benshi bamuhamagara batandukanye kandi uko ateye muri karagiteri ze aravuga ati ntabwo giye nabura kwitaba umuntu sinabura kuvugana nawe niyo mpamvu natwe tumuha rugari kugira ngo abanze avugane nawe. Reka dupozinge gato ntacyo bitwaye. Werereye ufite ikibazo? Uravuga? Bakwibye iki? Uri mu rugo iwawe? Ihangane gato mu minota 30 ndi kumwe n'umunyamakuru ndaza kukuvugisha ibintu byawe biragaruka. Ntugire umuntu usangira nawe. Guma mu rugo iwawe ndaje nguhamagare ngufashe ugize usangira nawe umuti ushobora gupfa. Urakoze cyane. Sawa sawa. Twakomeza tuvugana uyu muntu turavugana ndagije. Twaraho tuvuga ukuntu uyu muntu telefone ye arayibonye ariko ayibona yamenetse. Yego. Kandi iminota wamuhaye neza birahura ariko ayibona yamenetse. Byo kubera iki biba byabaye kuriyo? Impamvu kwibona yamenetse ntago ari ikibazo. Impamvu nanze kugira ngo uriya muntu ataza kugaragara. Nta bushobozi yarafite bwo kuri hande wiyibye. Rero tugendera kuri kondisiyo. Urona mu soko ushobora kuzana umujuru kamugaragaza ugasanga baramutemaguye bamugire n'ibintu bitari byiza. Yego. Niyo mpamvu uriya muntu agize gutya ndavuga nti ubwo ubonye ibintu byawe igendere ico gihe mu soko nacaga amafaranga igiceri c'100 naco nyine gusa. Ahubwo tukira aho ngaho. Nubundi utu tubazo nitwo ndose sengura twibyabereye muri ra soko. Abantu benshi baranahurura abandi bigirayo abandi barakwegera bakubaza ibibazo byinshi ku buryo wanababwira guti buri muntu wese ndi guhuye umuti nashyira ibiceri 200 hasi kubera iki ntago nyapata amafaranga mu ntoki. Iyo uje kwivuza ushira amafaranga hasi nka kukimurira bazo ukagenda. Tugaruke ku mitungo y'abantu rero nabwo hari abavugaga amatungo bibwe abandi bakavuga bati ngewe umwaka urashize hari nabo wabwira guti we ntacyo ngufasha ugahita ubatandukanya. Kandi bose bafite ibibazo bisa naho ari bimwe. Icyo bishatse kuvuga iyo bakwibye hashize iminsi 3 ntago ibintu byawe bigaruka. Iyo arenze iminsi 3 uretse ko dutanga wenda kiretse yo wifuje ko duhimo wa muntu wakwibye ko tumuha igihano. Iyo arenze iminsi 3 ntago bigaruka. Yego. Ko tuntu nshaka kukubaza ari twishi ko nari nakubuze kandi nkaba nkuboneye igihe. Yego. Turasubira inyuma gato. Dusubire mu gihugu cya Tanzania. Ni igihugu kimaze kumenyekana hano mu Rwanda kubijyanye muri Afrika kubijyanye n'ubuvuzi buri hejuru cyane n'ibintu bitangaje. Bavuga ko ari abantu babahanga cyane mu mbaraga zikomeye. Dusubiye inyuma gato nubwo wambwiye uti abakurambere bandaze bino bintu hari uburyo baba barampaye mu muti nta kandi gakereyeshwa k'abanyamahanga ujye ugira. Cyane nk'ubu nibyo nakubwiye maze iminsi muri Malawi naraje gushaka ibikoresho kuko urabona muzari gusaza kankeneye izindi mbaraga. Hari data wacu uri muri Malawi yari yampamagara ati ngo nguhuze n'umuganga wo muri Nigeria niwe tumaze iminsi turi kuganira. Hari ibikoresho agiye kuma muri iyi minsi mfite ibintu bikaze. Nta muntu uzongera kurya ibintu by'umuntu ngabiheze nkuko nabivuze kesha. Bano baruzibona barababyina ku ngo zanyu. Bano babarugera abana bano babateza inyatsi bakabateza ibintu by'imyangaro muri iyi minsi Manuel. Hari ikintu giteye ubwoba. Yego. Ingo zirasenyutse kubera ibintu by'amarozi. Ukabona ufite umugabo ni mu rugo uhuza mu rugo yabona udufaranga mugatangira mukaguruka. Ukagira umugore yabona akazi mugatangira mukaguruka hejuru y'iki yuko nka mu dufaranga sitana akabyivangamo nyine bakabateza ibyo bintu. Iyo mitenda yifite. Ubwo amarozi y'amategano amatamikano amahoherano kurotaguzwa imyuka mibi n'amashitani uranyegera. Utabyara ko bakuroze uraza nkagufasha. Kubura urubyaro rwose uraza iyo bakuroze uraza nkagufasha. Ariko iyo utarozwe
nta kintu nagufasha nivuze kesha Yego. uraza nkagusuzuma nkareba barakuroze nkareba nkavuga ese ntago ari amarozi mbere ya byose icyo umanza kunyerekana iyo wavanye kwa dogiteri kwa muganga mu kizungu nkareba ibizamini bagufatiye narangiza nkinjira mu bintu bya nasanga barakuroze nkaguha umuti nasanga utabyambwa ntago ndagufasha impamvu nuko utabyara gutera akabariro ku bagabo muri ibise byo ngo zirasenyutse kubera iyo mpamvu umuti narawuzanye tubwire kubajura n'abantu bakora ibyo bakora jana kubajura tubwire kubajura n'aba bantu nabo bafite ibibazo byaho usanga ibyo bakora bitajya bitera imbere kandi bavuga ko abavuzi gakondo mushoboye turashoboye kenshi muri imisi bari gucuruza ariko bagacuruza ibintu byabo ntibigende kubera iyihe mpamvu kubera ko hari igihe ufite iduka ahantu ariko hari umuntu mugenzi wawe atakwishimira akajya gushaka imiti agashira mu duka agiye ntirigende ugacuruza ukabigwa n'amafaranga ari kuja ico gihuraza nkaguha umuti rwose ugacuruza kubona amafaranga narawuzanye rwose umuti abajura umuti ndawufite yamaye ubu n'uyu mugabo uguhamagaye hano ugiye kumufasha niho nazanye umuti nguha ugashira mu murima wawe umujura agahagararamo uruhereko naruzanye ndarufite dusubire inyuma rero ubwo dusubiye mu isoko uyu mwuko ufite mu isoko uravuga iki uramwuka ubara nta muntu ushaka kumenyera ndi mu isoko bino ntawe kuko hari umuntu udashobora kumva umuntu w'umugabo bari kubona uko usa amashusho bari kuyabona ariko ufite umwuko mu isoko hariya uramwuko impamvu uvuga ngo ufite n'indi miti mu mufuka urabona isoko ririmo abantu batandukanye harimo inzego z'umutekano RIB polisi ba midugudu abakarere n'ahandi tunashimire umuyobozi w'isoko hariya ye yarangikiriye nkimara kuvuga ko nje kureba umuganga urimo cyane rwose mushimire baranzi yarakoze cyane baranzi hari abandi usanga bahita bazana imitwe miremire ko yaravuze ati itangazamakuru twebwe nta kibazo tujya tugirana rega muri jisho rya rubanda baranzi hano mu Rwanda rwose kara kuko ko abantu bagatinyaga bagira ngo karimo izindi mbaraga uramwuka uburanshaka kurambika gutya nkawukandagiraho namara gukandagiraho ngahita ngira kwa sogokuru Tanzania niwe wawumpaye uranga ugenderaho yego aha reka noneho rero twongere turebe ariko abantu nabo ngo bakomeje kwiyitirira amazina yawe bagahemukira rubanda n'utuvugana hari umukobwa umwe uturutse mu Gakenke hari nimero yanyitiriye ikinyamakuru nakivuze kenshi kutangaza amakuru ariko nta muntu nyibanga agira amahoro iyo unyibye ngewe wowe wibye ahita nyihamagarira none bari muganga nagusubize mu rugo iwawe nese sumbwe ngo niwe waruhagiye ukumva sumbwe ngo niwe mukorera umva se wa igicucu cy'umukobwa ubona aho ngaho uve mu rugo rw'amafaranga isura ntiwayibonye si we na video akwishyura ibyawe rero none se ubwo nayanyishyura mwe muzamubona gute ngo muyamuhe nyine ni muganga akurikirana ibisabo agaruza ibyo byibwe atuye tuyamugarurire nazo utamwishyuye ndakeka dore ngo yaramamagaye yego mushiki wanje ugeze muri gari yahe alo ugeze muri gari ya Musanze fata umumotari umubwira uti ngeza ku murenge wa Muko fata umumotari umubwira uti ngeza ku murenge wa Muko ungeza ku murenge wa Muko nugera ku murenge wa Muko uze kumvugisha urakoze cyane nkurangire mu rugo yego uyu nguyu niwe umwe utuye mu Gakenke batwariye amafaranga 600 bakwitiriye banyitiriye ubaraje kugira ngo mufashe abone amafaranga ye ntazagira umuntu ukurira amafaranga uri umunyarwanda muri umunyamahanga ngiye rumanura inkuba uzampamagare ngo ufashe guha ibyawe hanyuma abantu bakomeje no kwibaza ko uracyari muto uracyari umujene ariko ufite ubuhanga budasanzwe abantu benshi bazi ko abantu b'abasaza ngo bakuze aribo bafite ubwo bumenyi no kuba bazi kuvura bya kinyarwanda ariko bikaba bigaragara ko uri umuntu udasanzwe ubu ninjye mfite imyaka 38 ibi nabyinjiyemo imyaka mike cyane 38 bine mbimaze imyaka 16 nabyinjiyemo ndi umwana bafite abagore 3 wowe ukagira bangahe
ngiye mfite umugore umwe. Yego. Kuko ari ingenzi. Gifite umugore umwe. Ni ukuvuga rero impamvu nabigiyemo ndi muto, sogokuru arashaje. Yego. Ari Tanzania Kiyanza, papa ari Uganda Ntwetwe. Okay, nari nabyitiranyije. Mu muryango rero hari ukuntu bigira gutya, amahembe ahitamo uwo ashaka, ugomba kuragwa, ugomba kubiragwa. Niyo mpamvu ibi ngibi nabihawe nande, nabihawe na sogokuru. Yego. Yego, ni nko gukora mu izina ry'umusaza. Mu izina ry'umusaza. Papa yitwa Ruzihitiramo. Urupfu.